murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Kuri uru rubuga tubagezaho amasomo ya gitari. Utabonye indirimbo wifuza wabyandika muri comment. Turashimira abantu bakomeje gukora comment n'abandi bakora share kuko bituma urubuga rwaguka, amasomo akagera ku bantu benshi. Isomo ry'uyu munsi ngiye kubagezaho indirimbo 108 yitwa Ndi Umukristo. Icurangiwe muri akoro ya do, ikorana na fa na sol. Ndi Umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndi Umukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Ndi Umukristo wo mu mutima, kuko unsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ndi Umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe ntugwa mu byaha. Ndi Umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no kurugama. Ndi Umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Ndi Umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iby'ino mw'isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ndi Umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ndi Umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva ndohowe n'Umwami Yesu. Ndi Umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Sangiza kugira ngo aya masomo agere ku bandi bakunzi ba gitari. Murakoze.